Muraho murakomeye, ndabashuhuje mwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nzi neza ko utazicuza kuba warafashe umwanya wawe ugakora subscribe kuri YouTube channel. Turi Olivier Fashion Limited, dukorera i Karongi mu gakiriro ka Karongi hano i Rubengera. Waduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe tukagufasha ukeneye imyenda igezweho. Kandi wowe wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe utarayikora ndagusaba kugira ngo uyikore, kuko uri kwiteganyiriza kuko iyi channel ni wowe yashyiriweho kugira ngo ubone ibyiza byinshi by'imyambarire hano mu Rwanda. Ushobora kuba uherereye hirya y'igihugu cyacu, nawe turagufasha rwose. Wigira ikibazo duhamagareweho gusa urebe ngo ibintu byawe birakemuka neza cyane. Wowe ujya ugira ikibazo cyo gukoresha imyenda yawe igatinda kukugeraho, nawe Olivier Fashion Limited nicyo gisubizo cy'ibibazo byawe wibazaga buri munsi. Ese nindodesha umwenda wanjye bazawuma vuba? Duhamagare rwose tukwereke ubundi ukuntu tubikora neza cyane. Wowe uri umuntu w'umugabo rwose, wowe wakoze subscribe nongere ngushimire cyane. Uri umuntu w'umugabo cyane, wariteganyirije. Iyi ni ejo hazaza. Twigisha kudoda hano kuri YouTube channel. Twandikira tubwire ati turashaka kwiga iyi moderi. Twandikire muri comment rwose, ubundi urebe ngo turabikora neza cyane. Olivier Fashion Limited nicyo gisubizo kuri mwe mwese mukunda imyambarire hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Murakoze cyane. Murebe iyi video irangire, iyo mukunda muduhamagare mutubwire ati iyi moderi ngenda yishaka kuyambara, kandi umunsi uyu n'uyu izaba yangezeho, izaba yakugezeho rwose. Ikibyibaza ati izaba yangezeho, izaba yakugezeho. Duhamagareweho gusa, duhamagare utubwire ati iyi moderi ndayishaka. Urakoze. Reba ako gashati ukuntu ari keza, kakugeraho neza cyane, humura. Murakoze. Murebe iyi video nirangira utarakora subscribe uraba uri guhomba. Okay.